Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero muze dutegurane ifiriti mu bundi buryo utari usanzwe uzi kandi ndabizi zakuryohera. Niba ufite paprika, ukaba ufite royiko, umunyu ndetse n'amavuta, ngwino dutegurane ifiriti mu bundi buryo ku buryo izakuryohera ndetse n'abagusuye wayibagaburira ikabaryohera. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro. Ifiriti yacu rero twamaze kuyikata, ubu noneho tugiye kuyishyira muri iyi safuriya kugira ngo tuze kubanza kuyitogosa. Urayitogosa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo urayiteka ishi, urayiteka uyireke ntishe ngo ngisaye. Ifiriti yacu rero twayishyize muri aya mazi kugira tubanze tuyitogose, ariko ntabwo uyitogoza ngo uyireke ishi kuko turongera tuyicishe mu mavuta. Iyi firiti banje kucisha mu mazi cyangwa se ubanje gutogosa iraryoha, noneho iba ifite umwimerere. Noneho ibaze nituza kongeramo ibi birungo byacu uko ari bibiri. Reka rero tuyireke ishe, dushiremo akunyu ko kubitogosanya kuko nta wundi munyu turi buze kongeramo. Umunyu turi buze gukoresha n'uwo nguwo gusa. Noneho tubipfundikiye tubireke bibire, nibibira tugeze twongera tubikureho tubirunge, noneho duhite tubicisha. Reka turebe rero ukuntu ibirayi byacu twatogosheje cyangwa se ifiriti twacishije mu mazi. Urabona yatangiye kubira, ubu noneho tugiye kuyikuramo kugira ngo twirinde ko yasha cyane, kandi turongera kuyicisha mu mavuta tukayisigana cya kirungo. Reka noneho tuze tuyikure muri aya mazi tuyishireho. Ifiriti rero reka tuyikure muri ya mazi tuyimurira mu kindi gikoresho, noneho duhite tuyisiga ibirungo aricyo paprika ndetse na royiko twateguye. Ifiriti yacu rero murabona twayikuye muri ya mazi yumutse, noneho tugiye guhita tuyishyiramo bya birungo. Turashyiramo paprika, ndabizi paprika ni ikirungo cyiza, tuyivange. Ubishaka hano ushobora guhita ushyiramo na ka garlic cyangwa se ukabirekera gutya. Dushiremo royiko. Mu gihe turi kubirungika twari dushizeho amavuta kugira ngo bize gusha, amavuta aze gusha n'ibirayi byacu ikirungo cyamaze kubifata. Tuza guhita tubishiramo ukayivanga neza, ukabona ko bya birungo byivanze, ifiriti yawe yamaze gufata ikirungo. Murabibona ukuntu bisa. Urayivanga mpaka ubonye ko ibirungo byamaze kugera hose. Ubwo duhite tuza rero, nyuma yuko tumaze kurungika ifiriti yacu, bibutsa ko umunyu twawushizemo mbere, noneho tugiye guhita dufata bya birayi ya firiti
tubishyire mu mavuta. Mwibutsa ko ugomba kubikura mu mazi bidahiye kugira ngo bitaza gushwanyagurika uri kubirungika. Ifiriti yacu rero irumutse kugira ngo tuyarure. Urabibona ukuntu isa, irasa neza, irahumura kandi ni nako iryoshye. Namwe muzabikore gutya muzambwira kandi muzaryoherwa, ndabyizeye muzaryoherwa kuko iyi firiti no kuntu ibihumura. So reka mbibutse rero gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen, tugenda dusangira ubumenyi bugiye butandukanye mu bijyanye n'imirire, ntidukahurire indyo imwe kandi uburyo bwo guteka ari bwinshi. So ciao ciao, bye bye, dusubire muri video iza gukurikira. Bye.